koko niyo mbare agiye kwinjirana na Red Tabara ahangane na Prime bahondagurane neza po aturutse hanze y'igihugu? Ese koko u Rwanda rugiye gushyigikira niyo mbare na atembagaza ubutegetsi bw'u Burundi nkuko Ndayishimiye nawe yavuze ngo azashyigikira abatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda? Twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu bigira kuno bimwe bimanuka ibindi biterera, ariko mu buhanuzi nahanuye ntabwo nigeze impanura ko uyu mujenerali agiye kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Hamase nanone ubwo ariko ndabigarukaho muri ubu butumwa bwiza tugiye gutambutsa. Godfrey Niyombare nkuko wabibonye kuri aya mafoto wagaragaye muri ibi bifaru, ari kumwe n'u Rwanda na Red Tabara, ari kumwe na mama 23 na Red Tabara. Ese koko niwe ugiye kubohora abarundi? Niwe tweretswe, niwe twarose? Ubwo Uburundi bufite ubuhanuzi bwinshi, abantu bose barazengurutse bahanurira Uburundi, bavuga Uburundi rendi maridi, kugeza na n'ubu turacyafite iyerekwa ryiza ku gihugu cy'u Burundi. Uyu niwe Imana yavugaga rendi gushika dimanche, imuvuga itarike ya mbere kugeza ku itarike ya nyuma mu kwa mbere kugeza umwaka uheze. Ni ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, ariko yenda se turarushirizaho gutanga umucyo n'umurongo mwiza ndetse n'ukuri ku bantu babibonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibya Niyombare byongeye kugaruka cyangwa se kuboneka cyangwa gushishurwa mu buryo bumwe butandukanye, koko abantu benshi bafite amakuru atandukanye, ariko hari n'abayahuza. Yari ay'ijuru murayahuza, yari aya Satani urumva nyine na ya Satani. Ubwo rero ngira ngo Imana yahishe izina Dawidi, ariko ivuga Dawidi ariko ntiyadomako. Data wo mu ijuru yasezeraniye Uburundi ibintu bihambaye, ibintu bikomeye cyane. Abarundi barabirorereye kugeza na n'ubu. Abarundi shitani bapfukamye mu ndiri kubakoresha uburetwa, iri kubacunda nabi cyane, iri kubasomya nturi. Rero ngira ngo ijambo ryose ryahinguka mu matwi y'abarundi rivuga kubabohora no kubatabara, abarundi baryakira neza cyane. Ngira ngo umuntu wavuga ngo ngiye gutabara Uburundi, iyo wazana na hose ubaye ufite ubushobozi, abarundi bararushye babyishimira. Ariko ijambo ry'Imana, Imana yabwiye abarundi n'abarundikazi, ibyo yababwiye byose irabikora. Mumbarira uku kwezi nuko kundi nuko kundi nuko kundi. Aya mugiye kubona imirimo n'ibitangaza by'umwami wacu Yesu Kristo. Rero unyemerere tubane muri ubu butumwa bwiza, uhoraho aduhane umugisha mu izina y'Umunyanazareti. Ngira ngo rero ibyo wibaza udafitiye ibisubizo natwe turagusubiza. Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bene data, ibibyo nagakura, ibibyo Niyombare. Ese koko nkuko wabibonye ku mbuga nkoranyambaga yenda hatandukanye cyangwa no mu matangazo atandukanye, agiye kongera guhirika ubutegetsi bw'i Burundi? Ku mbuga, ku masanamu aho Niyombare yagaragaye cyangwa se byibonekeje cyangwa se ese koko u Rwanda Niyombare wagaragaye hagati y'amaburende menshi n'indi miduga myinshi? Ngira ngo nibidukundira igihe twabashyiriramo ayo mafoto cyangwa se amavideo, Niyombare wagaragaye nyine akikijwe n'ibifaru, akikijwe n'imbunda zikomeye, ahagazemo hagati harimo idarapo ry'u Burundi. Mu by'ukuri ese koko u Rwanda rugiye gushyigikira Niyombare hama atembagaza ubutegetsi bw'u Burundi? Ejo hari disikuru nyakubahwa bwana Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatambukije, avuga muri disikuru y'ibintu bitari bikeya yavuze. Nagira ngo ntabwo icyo yakigarutseho, ariko nagiye niriwe mbona sirikirasiyo z'ubutumwa n'inyandiko
n'amamesaje ko Niyombare agiye kudekarara intambara ikongera igatangura i Burundi. Noneho ariko murungabangabo n'urujijo abantu bagomba kuvamo, hari ubuhanuzi bwavuze ngo Niyombare azaba perezida. Sinabihanura ko Niyombare azaba perezida, nta hantu biri. Cyakora nkunda gukoresha ifoto ye. Hari abantu bari hanze y'igihugu biringiye ko witwa Generali Godefroid Niyombare ashobora kuba afite umutwe ukomeye n'ingabo zihambaye zigiye guhangana na Prime Niyongabo, minisitiri w'ingabo cyangwa se w'umutekano ku rwego rw'igihugu. Uyu mupapa ngira ngo 2015 nibyo ndibuka ko je narindi mu bwiza wa ari ku kibuga cy'indege Prime Niyongabo ubwo Godefroid General Niyombare yateraga kudeta, nuko nge mbyibuka ni nuko mbizi koko niho narindi. Nukuvuga rero uyu munsi wa none cyangwa se iyi saha tuvugana, ubuhanuzi buvuga kuri Niyombare ko azaba perezida ndabugarukaho muri ubu butumwa bwiza. Nibi bintu by'u Rwanda niba rukura ari n'ikinyoma, genda bivuga uko mbibona mu ijisho y'umuhanuzi n'umusenzi mu makuru y'ijuru. Abarundi nabo mwiteze uwabacungura, ntawe mwigeze mubona mu gisirikare, mu gipolisi, mu nzego z'abaminisitiri ndetse abashinga amateka, abakenguza amateka mu bihugu by'amahanga. Habuze umuntu n'umwe wacungura igihugu cy'u Burundi ngo kive mu bibazo kirimo cyangwa se muri situwasiyo mbi kirimo. N'abakirongoye bimwe barabibona ibindi ntibabibona. Mu by'ukuri rero bivuze iki, bisobanuye iki? Ese nk'abarundi bakora iki mu gihe nk'iki? Mu gihe nk'iki twakoze ivugabutumwa ritandukanye ku Mbabazi TV 3. Bamwe bazi ko Niyombare ari kumwe na mama 23, ubwo Niyombare akaba afite umutwe witwa Red Tabara. Mu Bubiligi ejo bundi havutse n'undi mwumvise Reverend kuri abisubiramo avuga ngo niba biteguye nibaze bagwe kuri songoye, turiteguye twebwe ngo bazabanze bapfe hama nibazuka babone gufata igihugu. Nyine bamena amaraso yabo, ngo nibamara kuyamena babanze bapfe, nibazuka bazaze gufata igihugu. Urumva ko ibyo bintu nk'umuntu mukuru ni ijambo riremereye umuntu aba akubwiye ngo shira birarura nta nzira ihari, no wari. Rero ariko ibyo ni disikuru zisanzwe, njyewe mfite umurongo w'ivugabutumwa nahagurukiyemo, ntashobora gutatira cyangwa kureka cyangwa kuyoba cyangwa kuvamo. Barundi kazi, nongere mbisubiremo, mwitegure kandi mwumvire. Ntihagire umuntu ujya mwibarabara kwigaragambya, nkundira ijambo kuritambutsa ntabwo byemewe. Igihugu kirabrokinze, abakirimo barafunze, bari hanze barafunze. Ariko ndaje nta kantu gato yangiye gucishamo. Mwitegure ko mugiye kwakira perezida mushya. Ibyo rero u Rwanda ruhari rudahari, Afrika ihari idahari, Uburayi buhari budahari, Aziya ihari idahari, nta kizabuza abayuda gutabara. Nkurahiye ukuri kwihoraho niyantumye niyantoranye, nta kintu kizabuza abayuda gutabara. Godefroid Niyombare rero abantu bamutegereje ko agiye kubacungura, byiza cyane. Niba ari Imana yabikubwiye, niba atari Imana ubwo tekereza nk'umuntu usanzwe ko yaza cyangwa ntaza. Kuko iyo umuntu amaze kuvuga ngo igihugu ngiye kukibohora cyangwa ngiye kugitabara, nta wamenya ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Abantu bamwe biringiye Agatorwasi ko ari uzabacungura, abandi biringiye Generali Bunyoni ko ari uzabacungura. Donc mu Burundi neva nawe ahagaze bwuma ari kuvuga ati mugenje ntabwo nzava kuri iyi ngoma. Evariste Ndayishimiye nawe yararahiye aravuga ngo mukinda muhagaze akamuhisi inkuru nziza mugaramye ntabwo mva ku ntebe y'ubuperezida. Ariko mu by'ukuri ubwami buyoboye nta nicyo bugejeje ku bene gihugu. Ese koko Niyombare agiye kuva mu buhungiro ave mu gacereri arinjirana na mama 23 mu Burundi?
ese koko General Godfrey Niyombare agiye kuva mu buhungiro na Red Tabara babohora igihugu cy'u Burundi? Umbaze nkubaze, ese koko General Niyombare agiye guhangana na Prime noneho avuye hanze y'igihugu kuko mu gihugu bitari gukunda, hama amutembagaze amuhirike, mu kirundi cyiza mukuri kwamye sijuye? Ese koko uyu Niyombare niwe Dawidi Imana yavuze? Niwe twahanuye, niwe twasenge, niwe tweretswe, niwe twarose, niwe Burundi bwose bwahanuye, abambanjirije n'abazaduheruka, niwe muntu bavugaga? Ngira ngo ukurikire ubutumwa bwiza hano uraza kumenya ukuri kwabyo cyangwa se ikirimo. Ngira ngo nk'uko ubonyeho hano amafoto y'abantu babiri bose bazwi b'abasitari, hari ubuhanuzi bwatambutse buvuga ngo Niyombare agiye kuba perezida, agiye kuba perezida w'u Burundi. Niyombare abandi banyepolitike batandukanye n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye ko u Rwanda rugiye kumuha inkunga cyangwa se rwamwigishije cyangwa se ari rwo rumufasha, akaba agiye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo abashe kuba perezida w'u Burundi. Abandi bamuziho ko ari umuntu waba ari muri Kenya yihisha cyangwa se nyine ku mpamvu z'umutekano we aho aherereye n'umufasha we cyangwa se n'umuryango we. Noneho rero mu Burundi abantu bagahora nabo bavuga bati uwitwa General Godfrey Niyombare niwe ugiye kuza kuducungura, akaturokora, akadukiza intwaro ya CNDD FDD. Niyombare n'umwe abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi cyane nk'impunzi zahunze igihugu, bifuza ko Niyombare ari we muntu ugiye kugaruka akarokora u Burundi akabukura mu mazi abira aho buri gusomera nturi cyangwa nkeri. Niyombare ngiye kugaruka mbasobanurire ko ari we perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ubu butumwa ubutega amatwi, cyangwa se ko atari we perezida w'igihugu cy'u Burundi, kimwe muri ibyo. Ariko turatangiye, ngira ngo gatanu n'agasheri kako, uri umushyashya ukande saboni, noneho tujye tubasha kukugezaho ubutumwa bwiza ku gihe. Kandi turabashyiriramo n'itangazo ryihutirwamo hano muri ubu butumwa bye. Hama ikindi cyihutirwa tubasha kuvuga, uyu Prime Niyongabo ubwo nabaga i Bujumbura yari ari ku kibuga cy'indege, n'umwe ngira ngo mu bari bajejwe stoke y'imbunda mu gihugu cyose, washoboye kwitambika no gutambamira kudeta yari igiye kuba 2015. Uyu mugabo Prime afite imbaraga kandi koko mu gisoda cy'u Burundi rwose, nuko ibintu bigorana iyo agira nk'abantu bakorana. No comment, ni umugabo udasanzwe. Uyu munsi wa none rero abantu hari ubuhanuzi bwinshi buvuga Niyombare, ubundi buhanuzi bukavuga Rengiyome cyangwa se Guillaume ko ari uzaba perezida Samuragwa, ubundi buhanuzi bukavuga Akatorwasa. Uyu munsi wa none rero ku Mbabazi TV 3 twabahitiyemo ubutumwa bw'uyu mupapa witwa Godfrey General Niyombare, ariko turagaruka no kuri iyi Prime Niyongabo w'umujenerali rwose, minisitiri w'ingabo. Niba nta kwihenda kubayemo, ariko umutwe si isanduku murantunga. Hama rero twihuse tutarandiriye cyambo cy'umurundi ngo yigoroye ibigiye, nukuvuga ngo Uburundi bwaguye mu manga itoroshye y'ubukene. Noneho n'amahanga afata wari usanzwe acumbagira, akubitira mu ivu, kuguru kuravunika, kuragenda kuranegekara neza 100%. Uburundi buba Uburundi. Noneho buhura na Neva umeze nk'ukina muri ninde, ntiyabona igihugu ibibazo gifite n'ibibazo kiri kurwana nabyo, asa n'umuntu utebya ryongora,
wigirira ibyishimo na kuba fiyeri mu bintu byiwe. Ngira ngo mwese muramuzi muri disikuru ze bugavuga ati jyewe nafite indya ndaha abana banjye bashonje bisinaba mbivuga, njyewe fise byose kandi ntawe mbisaba nta n'uwo mbirondera ko. Donc nka perezida urumva igihugu cyaje guhura n'akaga katacyoroheye, kandi nanone gira ngo benshi kubera bikorera mu isanduku ya leta, abaminisitiri batandukanye abandi bahabwa ibirombe cyangwa se aho bicukurira inzahabu ku buntu. Bose nta minisitiri witeguye kurwanya neva, nta koloneli witeguye kurwanya neva, nta generali witeguye kurwanya neva, nta minisitiri witeguye kurwanya neva. Evariste Ndayishimiye nta mukenguza amateka nta n'umushinga amateka. Impamvu batamurwanya si uko batabona ko igihugu kiri mu mazi abira, ahubwo nimunasoma disikuru zabo muzarebe ibyo Rukiri avuga, muzarebe ibyo uriya Fatume avuga, murebe n'ibyo abandi bose bavuga, baragaya bakanenga ariko ntibigire impinduka. Na Reverend kuriya aragaya akanenga ariko kumva aravuze ngo abibaga twabahinduriye ibikorwa ntitwabahana, ahubwo turabimura tubashyira mu yindi kabine cyangwa mu yindi opposition cyangwa se mu yindi ofisi itari bubahuze n'ibyo biba. Donc rero ibyo bintu byose habuzemo uwacungura Burundi. Urumva mu gisirikare icyo narindi gusasira ngo mvuge, habuze umujenerali, habura umukoloneli, habura umukapiteni, habura umuriyotona, habura n'undi muntu uwo ari we wese mu gisirikare wacungura Uburundi. Uburundi buguma gusoma nturi. Bigeze mu gipolisi uwahoze agihagarariye Guillaume Arenge Bunyoni wayoboye polisi mu rwego rw'igihugu, n'abandi bakoranaga n'abandi bagikorana bavuga ari kijyana cyangwa bakomeye, nta muntu wigeze agaragara ko yashobora kubohora igihugu cy'u Burundi ngo agihe kwikukira mu buryo bw'iterambere. Naho kwikukira mu bazungu bo nubwo yenda badukoroneza mu buryo buri system ukuntu, ariko badukoroneza ntacyo banabisabye, akaza mukagirana amasezerano naka akacukura ayo mabuye ariko ubizi. Naho kera bayacukuraga ku buntu nta n'ubigusabye, ahubwo wanashima bakagukubita ibiboko ukaba ari wowe uyacukura kandi ukayabaha. Ngira ngo ibyo byose twese turabizi. Mu by'ukuri rero twicumye gatoya muri ubu butumwa, mu gipolisi yarabuze, bije mu baminisitiri arabura, bije mu bashinga amateka mu bakenguza arabura. Igihugu cyose nta muntu wagaragaye ngo abe angaje, abe yiyumvamo ahagaze neza ngo avuga ati ni njyewe Imana yatoranyije Abarundi mbabohore cyangwa mbabature. Habuze n'umwe watinyuka ngo agire uwo mutima nibura Imana imushyigikire. Nta wabonetse, nta wagaragaye. Kubera iki nta wabonetse nta n'uwagaragaye rero? Hamwe n'ubwoba, ahandi no kwanga gutakaza, ahandi no kuvuga ndakorana nande, ahandi bakavuga batese bibaye nk'ibya 2015 ninde uzongera kujya mu ibarabara. Naranabibabujije, nta muntu ugomba kujya hehe mu ibarabara. Niba rero nta muntu uzasubira mu ibarabara, dutegereje iki? Muri uku kwa 9 dutegereje iki? Muri uku kwa 10 dutegereje iki? Muri uku kwa 11 dutegereje iki? Nitugaruka u Rwanda rurabihakana, ntirubyemera, rwo rwemera ko hari impunzi ziri mu Rwanda, ariko ntirwemera ko, ubwo narimbaye nkusubira inyuma gatoya, uyu Godfrey Niyombare ari rwo ruri kumufinansa ngo atembagaze cyangwa ahirike inzego z'u Burundi. Ngira ngo nta munsi n'umwe byavuzwe cyangwa se bizanavugwa, ndahamye ko ntawe ubyiziga. Sahizi rero Niyombare ari mu gacerere, ariko agacerere arimo nta wavuga ngo naka cyangwa ni kariya. Mwese mubona amafoto ye, mubona mwumva tubivuga cyangwa banabivuga, ariko se koko ni kweri, ni ukuri u Rwanda rugiye gushyigikira Niyombare atembagaza ubutegetsi? Ese koko ibyo bintu inkuru n'impamo cyangwa ni igihuha cyangwa ni ibinyoma? U Rwanda
bararubeshyera cyangwa se ntibarubeshyera. Ngira ngo rero ni ikintu neva yagarutse ishuri irenze imwe, Burundi bukigarukaho umunsi urenze umwe, bose bavuga bati ntibyumvikana, ntitubyumva, ntitubyemera, u Rwanda. Ariko u Rwanda bamwe bakavuga bati ni ishyara Abarundi bafitiye u Rwanda ko ruri gutera imbere, abandi nabo bati ni imvo za politike, yego, abandi nabo bakavuga bati buriya kuva impunzi nyinshi zagiye mu Rwanda nicyo gisobanuro cy'uko ari n'u Rwanda rwari rwabigizemo uruhare. Ariko nkeka ko ntabwo ari u Rwanda, ahubwo impunzi cyatumye ziza mu Rwanda ari nyinshi, icya mbere ni uko duhuza ururimi, duhuje ururimi n'imico, dusabana abageni kuruta Abagande, kuruta Abakenya, kuruta Abakongomani. Kandi u Rwanda n'u Burundi cyahoze ari igihugu kimwe, kandi u Rwanda n'u Burundi mwibuke ko ari abakoloni barusatuye. Uyu munsi wa none rero ngira ngo nge nicyo nashingiraho cyatumye impunzi ziba nyinshi mu Rwanda kuruta Tanzania n'Ubugande n'ahandi. Ofete rero dayimoni yabaye nk'isenya igihugu, bamwe baba Abatutsi abandi baba Abahutu. Noneho rero shitani we aprofita inzira ari bunyuremo yo kugira ngo ateze ibibazo igihugu cy'u Burundi. Abakatolike bajya baririmba ngo komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe, abashakashaka Imana mukomeza iyo nzira, iyereka abayikunda umutima uboneye, imara agahinda niyitanga imbaraga, ubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro, nibuhoraho ari amahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe, umeze inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe, mbona ngiye gutsindwa ntambaza Imana, niyo nyir'ubuvunyi niyitanga imbaraga, ubwo namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Ntabwo nyizi neza ariko umuntu ayibutse yayiririmba, sorry, ariko njya numva bayiririmba uko nyine banyuze aho ngaho. Rero dufite ibikorwa byiza twatangiye, gusengera abarwayi, umurimo mwiza uri muri twe, guhanurira abantu kandi tugasenga Data kugira ngo abisohoze. Umurimo mwiza uri muri twe, kugaburira abashonje, kwambika abambaye ubusa. Dufite umurimo mwiza uri muri twe, kubiba imbuto zacu mu butaka bwiza, ntitubibe mu ibarabara, ntitubibe mu mahwa, ntitubibe ku kara, tukareba ubutaka tugiye kubibamo. Ari byo bikorwa byiza dukora, kuverifiya cyangwa se kubikurikirana neza. Haleluya. Dufite nanone intego itoroshye yo kugira ngo tubashe kuyobora abantu kuri Kristo, nta rujijo, nta kwihenda, nta kuyoba, nta guhabagurika, kandi urwo rugendo rukaba ari urw'umugisha mu buryo bwo gukomeza mu nzira zijya i Siyoni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Niba rero ndi umuntu ugomba kuyobora, ntabwo nge ndi icyapa kikuyobora ngo nge sigare ngaha. Icyapa ni ariko twebwe tujya imbere, ukagera ikirenge mu cya Kristo ariko tujyanye. Ubu ndimo ndagenda, nawe urumva uri kunkurikira, ariko twese turi kugenda. Ntabwo turi icyapa kiyobora abantu ngo dusigare mu isi, hama cya cyapa kizagume hari abakizarinde bakirimbura kitageze i Bujumbura ariko cyarakuyoboye ibarabara ry'i Bujumbura cyangwa i Kigali cyangwa Kampala cyangwa Nairobi. Twebwe rero dufite inshingano yo kuyobora abantu ku mwami wacu Yesu Kristo. Nuko uwuzemera muzamubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ntabwo bisobanuye mu mazi menshi gusa, ahubwo bivuze
mumwigishe imirimo myiza, mumwigishe gusenga, mumwigishe kuririmba, mumwigishe gushima, mumwigishe kwihana, mumwigishe donc iby'imwe, ni mumwubake mu buryo bw'umwuka, mumuganirize nk'abavandimwe. Icyubahiro kibi cyo Uwiteka Imana yacu Nyiringabo na Isiraheli. Hano rero turatangaza ubutumwa bwiza, ariko mu buryo bwiza. Nawe aho uherereye urabutangaza cyangwa uzabutangaza cyangwa warabutangaje. Haranira gushimwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo tugabura si ibyacu, ni ibyo twahawe. Ibyo dutanga si ibyacu, ni ibyo twahawe. Haleluya. Ngira ngo rero ntarandiriye ntanatebye, haleluya, dufite igikorwa cyiza cyo gukorera Imana Data n'umwami Yesu n'umwuka we. Ese nawe uri muri uwo murongo, uri muri iyi connection? Umwami akumpezagirire cyane. Rero navuga ngo felicitation, va ku giti dore umuntu, ntucike intege, imirimo myiza nizaduherekeza. Ijambo ry'Imana ngo gusenga kutagira imirimo kurapfuye. Kumeze nk'umugore cyangwa umugabo wambaye ubusa, cyangwa se gusenga kutagira imirimo kumeze nk'umugore wambaye ubusa cyangwa umugabo wambaye ubusa. Donc urumva nta musaruro, nta n'umumaro. Ariko niba unyumva neza, niba uri no kubireba neza, Kinaragwana ribarikiwe. Ndatangaje mu izina ryaduhamagaye guhabwa umugisha na Data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Biba neza, biba heza, kora neza. Biravuga ngo nukora neza uzemerwa. Ntabwo amaturo abayeho uyu munsi, ahubwo uhereye kuri Adamu na Eva, uwatuye bwa mbere n'abera Imana ishima amaturo ye. Gahinira yagaye. Turagaruka Yakobo nawe ngo ashinga ibuye araryisegura ngo azajya atanga 10 n'amaturo uhoraho namugirira neza. Ntabwo rero harimo igihe abantu bajya mu ntege nkeya ngo ntibyemewe. Ikibabaje nuko abapasiteri tuyaha batabasha kuyakoresha icyo uhoraho yabahereye, cyangwa se ngo yubake ubugingo bwabo n'ubw'abandi. Ugasanga hagiyemo gutambikira bigaca intege abakristo. Sori rero, ariko ntabwo bikuyeho gukora neza, kuko Bibiliya avuga ngo Yesu azarinda aza hariho ababi n'abeza, hariho aboro n'abagwizatunga. Ibyo birashoreranye. Mu butumwa bwiza no mu itangazo ntangaje, turitegura gusoza amahombi y'amezi 3. Twatangiye ubutumwa bwiza. Imana yari duhaye intumbero cyangwa se umurongo ngo dusengere umwami Dawidi ugiye kwima i Burundi, tumushyigikira amaboko n'amaguru, ndetse tubisengere cyane kugira ngo bibe vuba bidatebye. Imana iduha ubwo butumwa rero ko hagiye kubaho kubisikana cyangwa shanjoma. Tujya muri uwo mujyo dutangiza amasengesho. Ntabwo ari ibyo gusa, harimo kwisengera ubwacu no gusengera bene data, bene mama dusangiye ukwizera muri Kristo Yesu. Mvuze bene mama, ubwo nabo twonkibera rimwe mu buryo bwo kwizera. Ibyo bikorwa byose rero uhoraho yarabiranguye. Ubu turi ku musozo, turi mu itangazo ryo kugira ngo uzamenye uko usoza nuko wasoza. Hano ku Mbabazi TV 3 nko ku cyicaro, wowe waryohewe n'ubutumwa bwiza aho uherereye hose, turagushimiye. Umwami aguha umugisha. Waritanze kurikirana ubutumwa kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyu kudesha. Twahuriyemo n'ibitoroshye, mbiseguyeho navuze mukumva ntibiryoshye, ntibijyanye. Sorry. Ubwo mu gusoza rwose numvise ubutumwa bwo kubangamiye, unihurumiye, unisame, excuse me, pardonne-moi, mumbabarire mu rurimi rw'ikirundi. Ariko aho byagenze neza nanone ciye bugufi ntimushime, mushimire Kristo. Hama rero ubwo mbandanyije, aho uherereye nusoza amahombe, ntuzayasoza uko uzareba umuturanyi, inshuti yawe, umuvandimwe wawe. Ndi kuvuga vuba kugira ngo iminota ibe mike cyane. Hama musangire cyangwa umuguri ikiro cy'umuceri cyangwa agafuka k'umuceri, cyangwa umugirire neza, kuko Yesu yabanye natwe muri amasengesho agiye kugirira neza igihugu cyose n'abene gihugu. Hari abo tuvugana imboga isi, hari nabo tuvugana hano bisanzwe. Data abaho umugisha. Hama na hano ku cyicaro, umuntu uzifuza kudutera inkunga twasoza amasengesho, tukambika abakene, tukabagaburira, nanjye ubwanjye mukangaburira, mukanyambika, kuko n'umugisha, mukadukoreraho umugisha. Yesu yaravuze ngo umuntu nava kubwiriza ubutumwa bwiza uzamwakira, bazagabanira, basangirire kuri ayo meza umugisha. Amen. Natwe kandi ibyo mudukorera tubikorera abandi, kandi twabikoreye n'abandi, kandi turanabandanyije. Ibyo byose bigakorwa mu murongo mwiza, ijambo rigutegeka ku bwa Mwuka Wera. Mungu asifiwe sana. Turagushimiye rero ku bwitange bwawe, ku nkunga yawe, support yawe, finance yawe uzamura
Imbabazi TV gatatu nk'umwambasaderi mwiza, nimufate amasengesho, mufate ibyo mwari kurya mu bihe abakene. N'uwo murongo niyo objectif tuba tugenderamo. Ni ukuvuga rero ubushobozi uko bwaboneka twakora byinshi, habonetse n'ubushobozi bukeya tugakora bikeya. Kamemu rero ntawe usoza amasengesho ngo yifuza indya cyangwa kunywa yarasenganye n'abantu b'umumaro b'umugisha. Muri inshuti nziza rero nizere ko ubwo butumwa koko tuzayasoza kuwa Mungu bwaza mbere yo kuwa Mungu. Tuzasoza kuwa Mungu no kuwa mbere, ubwo ni iminsi ibiri, 30 ni ya mbere cyangwa se ubwo itariki ya mbere nyine mu Kirundi, ubwo ni rendi na dimanche aho tuzasoza. Ndagushimiye rero mu izina ry'Umunyanazareti, reka senge dusoze ku bwa Data. Turagushimiye Mwami Yesu, niwe watangije umurimo, ni nawe uzawusoza, niwe mwubatsi w'imitima ndetse n'umubiri. Uha umugisha umwigisha n'umwigishwa, kuwa Mungu uzadusoreze no kuwa mbere dusoreze, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Kude chapeau, muzagire gusoza amasengesho meza aho muherereye, turaguma tubitangaza kuko Umwami azadushoboza.